Nshuti bakunzi bacu, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tugiye kubabwira amwe mu mateka yaranze umwami witwa Cyilima Rugwe. Umwami Cyilima Rugwe yari umwe mu bami b'ingenzi bo mu Rwanda. Akaba yarayoboye u Rwanda mu gihe cy'ubwami bwa Kinyinya. Amateka ye agaragaza ko yategetse igihugu mu kinyejana cya 14, akagira uruhare mu iterambere ry'ubukungu n'imiyoborere y'ubwami. Umusozi wa Kigali, aho umurwa mukuru w'u Rwanda uherereye ubu, wari icyicaro cy'umwami Cyilima Rugwe. Ni kuri uyu musozi kandi hakagaragara amateka y'ubutwari bw'ingabo za Cyilima Rugwe n'amateka ajyanye n'ubutaka bw'umurwa mukuru wa Kigali. Ikindi kandi, ubwo Cyilima Rugwe yari ku ngoma, igihugu cyahuye n'ibitero by'Abanyoro. Mu gitero cyabayeho ariko nyuma y'imirwano, u Rwanda rwatsinze Abanyoro. Umwami Cyilima Rugwe akaba yarategetse kugeza ubwo yasimbuwe n'umuhungu we Kigeli Mukobanya. Mu gihe cyakurikiyeho, Cyilima Rugwe azwiho kuba ari we watoranyije Kigali nk'umurwa mukuru w'u Rwanda. Kigali mbere y'uko iba umurwa mukuru yari ikirunga kinini cy'ubutaka, ariko Rugwe yahashyize ubuyobozi bwe akomeza gucunga igihugu. Cyilima Rugwe yagiye agira intambara nyinshi kandi yahuye n'ibibazo byinshi, birimo intambara z'umwiryane n'Abanyoro bashakaga kumurwanya. Iyo ntambara yari iy'urugendo rwo kwirukana Abanyoro ndetse no guhagarika iterabwoba ryo kubavutsa ubutegetsi. Rugwe yaje gukurikirwa na bamwe mu bakozi be, ariko nyuma y'intambara ingabo z'Abanyoro zaje gutsinda, bituma ahungira mu bihugu bituranye n'u Rwanda harimo u Burundi na Congo. Iyi ntambara n'ubuzima bwa Rugwe byagize ingaruka zikomeye ku buryo igihugu cyayoborwaga mu bihe byakurikiyeho. Uko byagendaga kose, umwami Rugwe yabaye umuyobozi ufite akamaro mu mateka y'ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'imitekerereze y'ubuyobozi mu gihugu. Aha wakwibaza abana b'umwami Cyilima Rugwe, reka tubibabwire. Amakuru yerekana umwami Cyilima Rugwe agaragaza ko yari afite abana n'umugore nk'uko bisanzwe ku bami b'Abanyarwanda bo hambere, ariko ntabwo amakuru menshi arambuye ku buzima bwe bwite n'umuryango we bwabashije kugera mu mateka yanditse. Nk'umwami yari afite umuryango mugari, harimo abagore benshi n'abana, kuko byari umuco w'abami b'Abanyiginya kugira umuryango mugari bigamije gukomeza ubutegetsi bwabo. Umwami Rugwe kandi asanzwe azwi nk'umwami watangije ibijyanye no gutegeka Kigali nk'igice cy'ingenzi cy'ubwami. Bikaba byerekana ko yari umuyobozi wateganyaga iterambere. Icyakora amakuru arambuye ku buzima bwe bwite, abagore be cyangwa abana be, ntabwo yabonetse mu buryo bwuzuye mu nyandiko zihari uyu munsi. Niba ushaka amakuru yisumbuyeho, wakomeza gukurikirana inyandiko z'amateka cyangwa ibitabo bivuga ku mateka y'ubwami bw'u Rwanda. Wakwibaza uti urupfu cyangwa gutangwa k'umwami Cyilima Rugwe byagenze bite? Amateka y'umwami Cyilima Rugwe arimo amakonje kubera igihe kinini kirenze, kandi amakuru nyayo ku rupfu rwe ntiyabashije kuboneka mu buryo bwuzuye. Gusa hari amakuru avuga ko umwami Rugwe yatanze mu mpera z'ikinyejana cya 14 cyangwa mu ntangiriro z'ikinyejana cya 15, nyuma y'ubutegetsi bwe bwari bwararanzwe n'intambara n'imiyoborere ikomeye. Uko byagenda kose,
igihe nyirizina cy'urupfu rwe gishobora kuba kitari kizwi neza kuko amateka y'u Rwanda y'ubwami atari yanditswe neza mu bihe by'ubukoloni, ahubwo yagiye ahangirikira mu migani n'ibivugwa mu ndamukanyo z'igihe kirekire. Ngayo nguko amwe mu mateka yaranze ubwami cyangwa umwami Cyilima Rugwe. Mbibutsa ko hari undi ukeneye ko twavugaho ushobora kutwandikira kumutubwira muri komenti, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, share na comment. Murakoze, murakarama, mugire amahoro y'Imana.